guhera uyu munsi imidite ntago bikiri ikibazo ku nzu zacu kuko hano haje umupeteri wa mbere muri East Africa hirya no hino muri bino bihugu bigize akarere ka Afurika y'Iburasirazuba baramuzi yakoze ibikorwa byinshi cyane ku buryo ki amazu menshi yagiye agusigira na nubwo baracyamwirahira bavuga ati haragahoraho kwizera Samuel wadusigeye inzu yadukemuriye ikibazo cy'ubukonje cyari cyaratuzaje kwa kurugera gutyo ugasanga inzu iri kugenda ishishagurika amarangi ari kugenda bomagurika bitewe n'uburyo ki umuntu w'umuswa yaje akakubeshyabeshya akagusigira amarangi mu buryo butari sawa kwizera Samuel icyo kibazo kugira ngo agikemure akuvangira kore endowe na sima mu buryo ki noneho inzu igenda igahura n'umuti neza neza umwe w'ubukonje reka baza mbere kuriye cyakaza akakora ubundi kwanza kugira ngo mubyemere neza araza akavanga endowe kore na sima akabivangira ahantu hamwe yamara kubivangira ahantu hamwe mu buryo bwiza kandi busobanutse agatunganya ibyo ngibyo yakuyemo ku buryo ki aza yabisiga ku nzu yawe bikabasha kuba byatuma irangi narisigaho ritazigera rishishuka cyangwa ritazigera rihura n'ikibazo n'iki na kimwe cy'ubukonje araza byo yamaze gutunganya neza akabishyiraho ngaho rwose agasiga neza mu buryo busobanutse ndetse namwe bandi bantu mwese mushaka kwiga gusiga amarangi mutangire mudukurikire kuri S-Med TV muzajya muri buryo ki basiga irangi mu buryo bwinshi bugiye butandukanye ndetse buryo ki amarangi menshi cyane agiye atandukanye ama Wall Master ndetse ama Silk Vinyl ndetse n'ama Vernet agiye mu buryo bugiye butandukanye bayasiga mujye mudukurikirana kuri S-Med TV muzajya byose mubibona araza yamara gusiga neza akimara gusiga mu buryo bwiza busobanutse nk'umuntu w'umunyamwuga n'umutima mwiza urabona akakorana umurava umutima mwiza nta bintu by'inda y'umujinya nta bintu by'ibibazo nta bintu by'imishiha ndetse ku buryo ki ngewe uranakubwiza ukuri ko atunganya akazi akagakora nk'uwikorera haraza ngaho agafata umuseno urabyumva neza niba yasizeho kuko amasima na kore biba bisaba kugira ngo abanze yongere akube neza inzu yawe akabikora neza nk'uwikorera apana bya bintu ugira gutyo ugasanga umuntu yasizeho inzu yawe igira ibintu by'amahembe utamenya ari ibiki inzu yawe akayigutunganyiriza neza yaba ari amazu mato na manini utabona aha ngaha yenda kukwereka inzu za zindi zigezweho ariko niziciriritse abasha kubigukorera inzu yawe igasa neza kandi kamera neza mu buryo busobanutse kumara gukubarira aho ngaho yamaze kunyuzaho umuseno neza araza akajya yasiga irangi rya mbere ryibanze ku buryo ki bibanza gusa neza cyane hanyuma inzu akayisiga kuko ndetse asiga inzu yawe yaba ari imbere irangi ry'imbere ndetse n'iry'inyuma yaba ari verni arayigusigira neza kuri plafond yaba ari anti-rouille arazigusigira neza ku mabati yawe cyangwa se no ku bindi byuma ufite udashaka ko bizigera na rimwe biterwa n'umugese araza inzu akayisiga irangi ryose ndetse kugira n'inama mu buryo ki wasiga irangi ndetse n'irangi riberanye n'inzu yawe bitewe n'ahiri ndetse n'agace uherereyemo duhamagara rero kuri nimero yacu ya telefone 0788 32 06 56 8